mupira w'amaguru w'u Rwanda rero hari abakinnyi, hari abayobozi, hari n'abafana bahindutse ibirangirire kubera imbaraga n'amarangamutima n'ubwitange batanga. Muri abo bafana izina Jangwani rizwi nk'izina ry'ijwi ry'abafana ba APR FC rirazwi cyane rwose. Uyu ni Mugisha Frank, umuvugizi w'abafana ba APR FC, umuntu wakunzwe cyane wanakemanzwe ariko utarigeze acogora mu kugaragaza urukundo rwe rwimbitse kuri iyi kipe y'ingabo z'igihugu. Jangwani yabaye umuvugizi w'abafana ba APR FC, inshingano yamufashije kuba hagati y'ubuyobozi bw'ikipe n'abafana. Yagize uruhare rukomeye mu gushishikariza abafana kuza ku bibuga, mu gutegura ibirori n'ibikorwa by'urukundo bigamije gushyigikira ikipe ndetse no mu gukemura amakimbirane yagaragaye hagati y'amatsinda y'abafana. Abamuzi bavuga ko afite imvugo y'ubushishozi ariko kandi akaba umuntu udakunda guhisha ukuri. Iyo APR FC itsinzwe avuga uko bimeze atarya indimi, niyo itsinze niwe ubanza imbere mu byishimo. Urebye uburyo Jangwani akunda APR FC birumvikana ko atabikora nk'inshingano gusa ahubwo ni ubuzima bye. Iyo habaye umukino ukomeye niwe uboneka imbere y'abafana aririmba, atanga impamvu zishingiye ku mateka, yibutsa abafana impamvu bagomba gukunda ikipe yabo. Muri rimwe mu magambo ye yigeze kuvuga ati APR FC ikipe gusa ni ishema ry'igihugu. Uyu ni umuryango wubatse mu mateka y'u Rwanda, umupira no mu buzima bw'abanyarwanda. Nubwo rero izina rye ryazamutse cyane, urugendo rwa Jangwani ntirwabuze imbogamizi. Muri uyu mwaka wa 2025 amakuru yagiye hanze avuga ko Jangwani yatawe muri yombi hamwe n'abandi banyamakuru barimo Ishimwe Rikari na Gajurigani ndetse we na Mucyo Anta bakekwaho inyirizwa ry'umutungo wa APR FC. Icyo gihe byabaye inkuru ikomeye mu itangazamakuru ry'u Rwanda. Abafana benshi baratunguwe, abandi baramurengera bavuga ko ari ikimenyetso cy'uko umuntu ukunda ikipe akaba ashobora no kubigwamo. Nyuma y'igihe byaje kumenyekana ko yarekuwe kandi yanagaruwe mu nshingano ze nk'umuvugizi w'abafana. Ibi byabaye nk'ikimenyetso cy'uko n'ubuyobozi bw'ikipe bwabonye agaciro k'imbaraga n'ubwitange bya Jangwani. Nyuma yo gusubizwa mu nshingano, Jangwani yatangaje ko yiteguye gukorera neza abafana kurusha mbere. Aha rero yagize ati nabaye nk'ukubiswe ariko sinigeze mva ku ikipe. Abafana nibo mbaraga zacu, tugomba kubahuriza hamwe tukubaka APR y'ejo heza kandi hazaza. Nyuma yaho yagaragaye mu bikorwa byo gushishikariza abafana gutera inkunga ikipe yayo no kuyijya inyuma mu mikino ya CAF Champions League ndetse yewe no kugarura icyizere cy'abafana bari baracitse intege. Uyu munsi izina Jangwani ryabaye nk'ikimenyetso cy'umufana udacogora n'umuntu wiyemeje kuba ijwi ry'abafana, utavugira mu nyungu ze bwite ahubwo ari mu nyungu z'ikipe. Abafana benshi bamubonamo urugero rw'umuntu uharanira ubwiyunge n'umunezero mu mupira w'amaguru, kandi nubwo yahuye n'ibigeragezo byamubereye urufunguzo rwo kurushaho gukomera. Mu mateka y'umupira w'u Rwanda rero abafana bagira uruhare rukomeye mu gushishikariza amakipe yabo, ariko muri abo bafana hari bake bagira ubushobozi bwo guhinduka ibirangirire bagahagararira imbaga ya bose. Jangwani rero ni umwe muri abo. Ni n'umuntu wavuganye n'abafana mu byishimo no mu bihe bikomeye, uharanira gushyira imbere APR FC ku isonga. Kuri benshi ni umuvugizi w'abafana ba APR, ariko kuri bamwe ni umuyobozi w'umutima, umuntu wagaragaje ko gufana atari uguhubuka ahubwo ari urukundo n'ubwitange n'ubumwe. Twarebye byinshi ku buzima bw'aba bagabo bombi, Iyabo Wasiri na Jangwani, ariko se muri make ninde urenze? Who is the best? Iki ni ikibazo gikomeye kandi kibazwa na benshi cyane rwose, kuko Wasiri na Jangwani bombi ni abantu bafite amateka akomeye mu mupira w'amaguru w'u Rwanda, cyane cyane ku ruhando rw'abafana b'amakipe manini ariyo Rayon Sport na APR. Ariko kugira ngo dusubize neza tugomba kureba neza ibintu bine by'ingenzi. Icya mbere ni ibyo bakoze, icya kabiri ni uburyo bavugwa, icya gatatu ni ubutumwa batanga, icya kane ni ingaruka bafite mu bafana. Aha rero reka tubisesengure kimwe ku kindi. Reka duhere ku byo bakoze, the achievements. Wasiri cyangwa Uwizeyimana Sylvestre, uyu yahoze ari umunyamakuru ukomeye kuri Radio 10, yakoze indirimbo yitwa 11 n'abazungu, yatumye abafana ba Rayon Sport bakunda ikipe kurushaho. Yabaye umuyobozi w'abafana bayo akanabahoza mu buryo bwiza kandi butuje. Yubatse isura nziza mu bafana b'imico myiza. Ni mu gihe Jangwani cyangwa Mugisha Frank we ari umuvugizi w'abafana ba APR, ikipe y'ingabo ifite amateka y'ubutwari. Yabaye rero ikirangirire mu gususurutsa abafana no kubashishikariza. Yahuye n'ibibazo bikomeye nk'ifungwa ry'agateganyo, ariko agahaguruka agakomeza inshingano ze. Yakomeje gushyigikira ikipe mu bihe bikomeye n'ibyiza. Icyo bivuze rero nuko Wasiri yubatse izina mu bwitonzi n'ubutumwa bwiza, naho Jangwani wakamenyekana cyane mu mbaraga, intarumikwa n'ubwitange budasanzwe. Mu bikorwa bifatika byo kubaka isura nziza y'abafana, Wasiri ararusha Jangwani rwose, ariko mu mbaraga no mu gususurutsa abafana Jangwani amurusha imbaraga n'ishyaka.
icya kabiri rero ni uburyo bavugwa mu itangazamakuru. Wasiri akunzwe kuvugwa cyane nk'umuntu wubashywe, unyangamugayo kandi ufite ijwi ry'ubwitonzi. Ntacyo yigeze avugwaho mu buryo bubi cyangwa se ibibazo by'amategeko. Abafana bamufata nk'umuhuza utavanga amarangamutima n'ubuyobozi. Jangwani we akunze kuvuga cyane rimwe na rimwe mu buryo bushamaje. Yigeze gufungwa akekwaho kunyereza umutungo w'iyi kipe ya APR nubwo yaje kumurekura. Afite rero abamukunda cyane n'abamugwanya cyane, bivuze ko ari umuntu utajya hagati. Mu buryo rero bwo gucunga isura y'umuvugizi, Wasiri afite amahoro menshi kurusha Jangwani, ariko Jangwani we afite impact nyinshi, nyine ni za ngufu zo kuvugaho cyane kurusha Wasiri. Icya gatatu ni ubutumwa batanga. Wasiri ashishikariza urukundo, ubumwe no gufana mu mahoro. Avuga mu magambo yuje ubwitonzi n'ubushishozi. Afite impano yo guhuza abantu mu buryo bwiza. Jangwani we ashishikariza ubwitange, ubushake no kurwanira ishema ry'ikipe. Akunze gukoresha imvugo zikomeye zishishikariza abafana kwitanga, rimwe na rimwe zikaba zifite n'imbaraga nyinshi cyane rwose. Mu gihe Wasiri we rero afite ubutumwa bw'umutuzo n'icyerekezo, Jangwani we afite ubutumwa bw'imbaraga n'ishyaka. Icyanyuma rero ni ingaruka ku bafana b'iyi kipe. Bose nyine bavugira amakipe akomeye, ariko se nyine nuhe muntu uvuga ibintu bikaze ku buryo nyine bigira ingaruka ku bafana b'ikipe ye zaba nziza. Wasiri yazamuye isura nziza ya Rayon Sport mu itangazamakuru. Indirimbo ye yuje amagambo ye n'imyitwarire ye byatumye abafana benshi bahindura imyumvire. Ni umuntu Rayon Sport ishobora gushyira imbere nka ambasaderi wayo. Jangwani we yazanye impinduka mu bafana ba APR. Yabakanguriye kugaruka mu kibuga, gukora ibikorwa byo gushyigikira ikipe. Ariko nanone ibibazo byamugaragayeho byagize ingaruka ku isura y'ikipe mu gihe gito. Mu bwitonzi, imico n'ubutumwa n'isura y'ijambo, Wasiri niwe uri imbere rwose. Mu mbaraga, ishyaka n'ijwi rikomeye mu bafana nk'uko nyine bikunze no kuranga ikipe ya APR, Jangwani we ari imbere cyane rwose. Ariko niba tuvuga urenze mu buryo bwuzuye, ufite isura nziza, icyubahiro n'uruhare mu gufasha ikipe ye kumenyekana neza, icyo gihe Wasiri niwe uri imbere rwose. Twe rero ntituza kongera impaka cyangwa ngo tuzigabanye mu badukurikiye. Tuguha byinshi mu byo washingiraho nawe ugereranya, ubundi nawe ukaba ufite umwanya uhagije wo kutubwira uko ubyumva aho hasi muri komenti. Njye ikintu nshaka kubaza Wasiri ni kimwe, like iyo kuko ndi kuvuga ibintu bishobora kumbaho, like nko kuri iyo utangaje like none ukabona ibyo watangaje byahabanye n'ibyabaye, nyuma nyine wiyumva gute, urara gute muri iyo minsi wowe umeze gute? Jangwani iminsi ishize warafunzwe, wigeze utekereza kuva kuri APR? Bakubwiye ngo toramo ikintu kimwe cyiza ubona Club Giant ifite cyangwa APR ukizane muri rero wahitamo iki? Ni iki kintu ikipe ya Rayon Sport ifite reba ukavuga uti wow, kiriya kintu ni sawa cyane? Nuko nsoje rero wiyumviye byinshi utaruzi kandi byari ngombwa kubimenya. Ngaho kora subscribe, ufunguwe n'inzogera, ubundi tujye tubana kenshi mu biganiro byose bicukumbuye binyura kuri Kigali Post. Reka nshimire wowe tubana buri munsi mu biganiro byacu. Ibitekerezo byawe byose ubishyiraho hasi mu mwanya w'icyubahiro muri comment. Naho njye ubundi mu busanzwe nitwa The Green. Ibyiza byinshi byo mbifuriza.